Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Mu nkundire tugaruke kuri iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, cyane cyane ibya hano mu Rwanda. Byose birimo biragenda bigaruka kuri uyu muhanzi Yamano ndetse n'umukunzi we Vava, basabye imbabazi abanyarwanda nyuma y'uko amashusho y'aba bombi agiye hanze y'urukozasoni. Turaje rero turebereye hamwe ku cyo Yamano yatangaje, ku cyo umukunzi we yatangaje, ndetse n'icyo bisabiye abantu benshi, cyane cyane abakunze kubika amashusho y'urukozasoni muri telefone zabo. Hari ubutumwa Yamano yabageneye ndetse n'umukunzi we. Reba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu ku makuru ya Deep News TV, tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Umuhanzi Yamano yagiriye inama abantu bifata amashusho bari mu gikorwa cy'abashakanye bakayabika kuri telefone nk'ahantu batekereza ko ariho hatekanye kurusha ahandi kubireka kuko atari iyo kwizerwa. Uyu muhanzi uri uzagwira Froye uzwi nka Yamano yavuze ko umuhengeri wo kwibasirwa n'abakoresha imbuga nkoranyambaga mu mpera z'umwaka ushize wa 2025 wakurikiye ishyirwa hanze ry'amashusho y'urukozasoni ni agaragaramo ndetse n'umukunzi we byaturutse ahanini kuri telefone ye yahaye icyizere idakwiriye. Mu butumwa yacishije kuri chaîne ya YouTube y'umugore we Uwineza Vava, ari nawe byemezwa ko ari muri ayo mashusho, Yamano yasabye abashakanye kugenzura uko bishimira ikibatsi cy'amarangamutima yabo ndetse no gukumira ingaruka zishobora kubikurikira mu gihe habamo icyo yise ukutamenya. Yagize ati telefone ntabwo ari iyo kwizerwa kuko ibintu byose byatubayeho byari bishingiye kuri yo, ariko ibyabaye si uko bitabaho. Ntabwo mbuza abantu kwishima kuko buri wese afite kwishima, ariko ntibazongere kwizera telefone. Uyu muhanzi uri mu bagezweho yakomeje agira abantu inama yo kutazongera kwizera undi muntu uwo ari we wese kugera ku kigero cyo kumuha uburenganzira bwo kugera ku makuru y'ibanga, kuko isaha ku isaha yaguhinduka bitewe n'ibihe umunyuranamo. Yagize ati ntimuzongere kwizera abantu, usibye umugore uba ufite ijambo banga rya konti ya banki yawe, naho undi wese ntabwo aba agomba kumenya irindi banga ufite mu mutwe uretse n'ibiri kuri telefone yawe. Ntabwo agomba kukwegera kugeza aho amenya ijambo banga ryawe rya telefone yawe. Ndi umuhamya wabyo kuko byambayeho kandi ndimo ndanabyicuza. Mu mpera z'umwaka ushize nibwo nyuma y'igihe hahwihwiswa amakuru y'uko habitswe amashusho yerekana Yamano na Vava bari mu bihe barimo biha umubyizi, ariko benshi bagahamya ko yaba ari inkuru mpimbano igamije gutuma uyu muhanzi akomeza kuvugwa. Yaje gushyirwa hanze. Guhera ubwo ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga byagiye byicicikana, byose byagendaga bigaruka kuri Yamano nubwo ntaweruraga ngo ayashyire hanze. Abenshi bacaga amarenga ko bayafite ndetse bagaragaza ko batunguwe n'ibyo uyu musore yakoze. Reba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tukomeza tubane muri aya makuru tuba twabateguriye. Ese Yamano mumuhaye imbabazi? Buriya ni umuntu wese uje akajya imbere yanyu akabasaba imbabazi kuba nyine yaremeye ikosa yakoze, murumva nyine ko ari ibintu nyine aba yakuye ku mutima. Murumva ko namwe mugomba kumuha imbabazi. Murabona ko yari kumwe n'umugore wiwe, nibwo rero basabye imbabazi abanyarwanda. Kanagira n'inama abantu benshi cyane bakunze gutunga amashusho y'urukozasoni kuri telefone zabo kuyasiba byihutirwa. Reka dusoreze hano natwe iyi nkuru. Amakuru ya Deep News TV kandi agezweho nakagaruka.